wese azunguza diplome cyane n'uwayidodesheje ngo bajya bazidodesha niko numva urabyumva cyangwa se wakope abandi akaza ayizunguza ngo afite diplome ariko ubundi yango kwiga ubu no gushaka ubumenyi runaka mu bintu mu buryo byaza gufasha mu buzima bwawe. Yego. Bambwiye gutanga ingero twakuze tutazi yuko umugabo n'umugore batongana. Nagize ngo ubwo ni bya kera ni byo kuva kera. Hariho abitwaraga uko babonye bakanagawa ariko abimfura niba bafite byabinagaho ngiye ariko aho turi muri Kenya cyane muri Uganda cyane niho hatangiriye nyirango ukabona urazamuka ni za responsibility baguha. Ngereze muri Kenya nanone niyo nanaza kuza muri Botswana. Yego. Nje mu Rwanda naho rwose ntabwo narinzi icyo nzaba cyangwa nzakora ibintu nkabona Imana yamfashije ndabikoze uko buryo umwana yiga akigera kuyisaba yiga nubwo atavuga ngo abisobanure neza ariko abayiga n'ibyo areba n'ibyo yumva. Ubundi akareba abantu bamwe yatangiye guca akenge nibwo atangiye kureba abantu akaba yakwifuza kuba nkabo. Yego. Wenda bikaba byamutera izo nzozi ati sabe nka naka. Ubwo mu mashuri yigiye usanga bigisha abana bakabaha icyerekezo umwana akamenya ko yakwitwara mu buzima buzaza ariko twebwe ntitwabigiraga gusa icyo bashaka nta manota meza gusa kumva ko watsinze ibisango ukageze. Muraho neza bakunze ba Delight TV ngendo muhoza Gisele nk'ibisanzwe ndabasuje aho muri mwese abameze neza Imana ishimwe abatameze neza Imana ikomeze ibiteho cyane. Uyu munsi nagarutse mu kiganiro cyitwa IBUTO Story ni ikiganiro gishyashya ni ikiganiro tuzungukiramo byinshi tuzaboneramo byinshi kuko tuzagenda tuganira n'abantu bafite inararibonye ry'ubuzima batwigishe byinshi kandi baduhe n'urugero rwiza. Uyu munsi rero nazanye umubyeyi twese tuzi abenshi yakoze byinshi mu gihugu cyacu ndetse tunamushimira cyane kandi tunamwigiraho byinshi. Ni Hon.Mudidi Emmanuel ngira ngo abenshi baramuzi ari Minisitiri w'Uburezi mu 1999 yayoboye na kiye ndetse aba n'umudepite mu nteko nshinga amategeko murumva ko afite byinshi azi kandi ari bunadusangize ndetse no mu buzima busanzwe. Turabakira Honorable. Thank you. Twishimiye kuganira nawe uyu munsi nyuma y'igihe kinini tubitegura none birabaye Imana ishimwe. Turabakiriye nikaze mu kiganiro cyitwa IBUTO Story aho tuganira kugira ngo tubigireho cyane iyo mugeze mu kiruhuko cy'izabukuru mufite byinshi mwaganiriza abatoya kugira ngo nabo bakomereza aho mwari mugeze. Yego. Twifuzaga kubabaza inzozi ibintu ngira ngo akenshi ibintu byinshi bihera ku nzozi. Udafite inzozi sinzi nta cyerekezo umuntu aba afite. Ubundi inzozi ni iki kuri mwebwe cyangwa ni iki cyabafashije? Inzozi ni ikihe kintu cyabafashe kugira ngo mube abo mwifuzaga kuzaba cyangwa se inzozi ni umuntu akwiye kuzifata gute? Umuntu akwiye guha agaciro inzozi mu buzima bwe gute? Zifite uruhe ruhande runini mu buzima bw'umuntu kugira ngo abe umuntu nyamuntu? Inzozi n'abantu bazivuga cyane ariko nyine inzozi ni inzozi wa mugani. Ariko sinzi kundi abana bose batangira bafite inzozi. Ngira ngo ari imyaka wenda umuntu agiramo agatangira kugira izo nzozi muvuga. Ariko iyo umwana mutoya uzanarebe abana batoya bajya mu mashuri usanga kenshi babibahatira. Yego. Badashaka no kujya mu mashuri. Shaka kwikinira umwana ararerwa nyine agakura agakina n'abandi ariko aniga
kuko buryo umwana yiga akigera kuri iyi saba yiga nubwo atavuga ngo abisobanure neza ariko aba yiga n'ibyo areba n'ibyo yumva ubundi akareba abantu bamwe yatangiye guca akenge nibwo atangiye kureba abantu akaba yakwifuza kuba nkabo wenda bikaba byamutera izo nzozi ati nsabe nka naka ni nka naho batangira mu by'ukuri kuko iby'ubuzima kenshi ntibaba babizi nkunze kuvuga ko iyo ukiri mutoya nyine wumva ugenda ku isi rwose uyikandagira sibyo wenda wamara gukura ugasanga ahubwo ugiye kuyikorera ariko iyo ukiri umwana mutoya inzozi ntabwo ziza neza ngo zisobanuke keretse iyo umaze guca akenge iyo uciye akenge rero nanone inzozi ziterwa n'ibyo ubona n'ibyo wumva ntabwo ushaka kuzasa nabo utuba nashaka kuba nka naka nicyo gituma abantu bakuru baba bafite nanone izo nshingano zo kwibuka yuko abana babareba bafite ibyo bagomba kuba babigiraho ubundi n'inshingano nabo abantu bakuru bagomba kumenya batakwitwara uko bashaka kuko icyo gihe ntibaba babereye urugero rwiza abana kandi abana bashaka kuzaba wenda nkabo ubundi ndavuga kera yewe tukiri abana batoya twajyaga mu mashuri kibyanga ariko watangira kubikunda kuko umaze kumenyera abandi bana no gukina n'iki noneho ugatangira no gushaka gukora neza gusa mu ishuri ariko utazi n'icyo uzaba iryo shema ryo kumva ko wakoze neza rigatuma ukora cyane wenda ngo sina cyane mu by'ukuri ndibwira ko ibi byose ngira ngo bije vubaho umwana ajya muri etide nzi ko twe twiga primaire nta etide twagiraga urataga gusa ugakina mu ishuri bakazakubaza ukavuga ibyo wibuka utyo kugeza ngira ngo wenda ugeze nko muri segonderi nibwo gutangira kwemenya ko ugomba kwiga no kujya etide uretse ku bana bigutegekaga amashuri twaga turimo cyane cyane ahangaha araramo ugasanga ugomba gukora nyine bikurikije gahunda y'ishuri kugenda ibyo rero bikaguha inzozi ariko inzozi mu gihe cyacu nta nubwo zari zoroshye cyane zo twarebaga kuri bandi kuko abenshi ntibari barize nyine ibyo gutunga n'ibindi cyangwa se guhinga wabibonanaga ababyeyi wenda akaba utekereza ko wazakora ariko ndibuka ko wenda ngo yahe nk'urugero kugira ngo nzabe umwarimu hari umwarimu wanyigishaga imibare ubwo ndaguha urugero rwanjye abandi bafite izabo rwose witwaga pontingi yari umuhanga mu mibare kamyigisha nkareba ntashaka kuba nkuriye ugasanga n'icyo cyane byaranankurikiranye kuko hari aho nageze ndetse bashaka ko nakora ibindi nkanga kuko nashaka kwiga icyo umuntu yize ngo nanjye nzagikorera ubwo nibyo Imana yashakaga ariko ubundi inzozi nyine abana bazigira ku byo babona n'ibyo bareba gusubiza ikibazo cyawe kubijeneraliza rero nk'uko bavuga ngo mfite inzozi ahubwo nibwira ko abantu basa n'ababikabya ariko abana b'ubu ngira ngo wenda bafite kujijuka kuruta ibyacu bareba benshi nkatwe kugira ngo uzaba umwavoka cyangwa se umudogiteri wabaga se wabonye igihe cyacu wabonaga abazungu gusa babikora ni ukuti biriya si ibyacu yego tukiri kuri ibyo by'inzozi wenda aragira ngo mbabaze akabazo gatoya buri wese yakwibaza niba mwarigeze mutekereza wenda ko muzayobora mukaba nka minisitiri gutyo uko tubazi niba mwarigeze kubitekereza ariko ubwo bijya gusanishwa n'uko ntaho wabibonaga wenda byaje kuza gute hari ukuntu wenda waje no kubitekereza uti noneho nzaba umuyobozi ukigirira icyizere sinzi wenda ukuntu mwabidusobanurira wenda ariko tubivuga dutyo ariko tukibagirwa yuko burya ari n'umugambi w'Imana ku muntu ugasanga aho unyura n'aho ugeze utazi kuzahanyura tuzanahagera ariko umbajije utyo mu by'ukuri ibyo byo kuyobora no kugira za responsabilité nayengira ntabwo byigeze kunzamo njye nakuye ko ndashaka kwigisha narabikundaga cyane nicyo natekerezaga ndetse kwigisha icyo nigishaga imibare
yego ngumva kwigisha nka ponti y'uko yigishaga kandi urabyumva yigishaga muri segondaire nawe si bitangaza yego ariko je nibyo nabonaga ari bikomeye ari bitangaza ariko nyuma nyine ndibuka ko nako ndiwivuye cyane ariko ndi muri kaminuza ubwo baduhaye turangije umwaka wa mbere amahirwe yo gukora icyo bita actuarial science bya assurance hanyuma mbaza ibyo bashobora kwiga kandi bashaka abantu bake cyane icyo gihe yego ngira amahirwe yo kuba barimo hanyuma ariko mbaza ibyo biga nsanga ngo atari mare nk'uko nayitekerezaga no ngomba kwiga bituma mbyanga ariko kubera ko ntabwo twari dufite abatugira inama ngo batubwire ibintu kuko ubundi byari ibintu byiza cyane by'abantu bake cyane banashakaga 10 gusa ndabireka abandi barabyitwarira kandi bafite amahirwe ariko kubera kutagira babandi bungu mu mashuri yigiye usanga bigisha abana bakabaha icyerekezo umwana akamenya uko yakwitwara mu buzima buzaza ariko twebwe twabigiraga gusa icyo bashaka nta manota meza gusa kumva ko watsinze ibisango ukageze nabisigaye rero uko ugenda ukura igihe nakoze mu bihugu byinshi urabyumva nakoze muri Uganda nakoze muri Kenya nakoze muri Botswana no mu Rwanda aho niho nakoze urabyumva kugenda rero ukora ukabona rimwe na rimwe urazamuka gusa muri Kenya cyangwa muri Uganda cyane niho hatangiriye ngira ngo ukabona urazamuka ni za responsibility baguha ngeze muri Kenya nanone niyo nanaza kuza muri Botswana nje mu Rwanda naho rwose ntabwo nari nzi icyo nzaba cyangwa nzakora ibintu nkabona Imana yamfashije ndabikoze uko Imana ibishoboje n'ibyo nako nakoraga so kuri mvuga ngo ni imbaraga zanjye n'iki ngira ngo nabambeshye navuga ko byangwiriraga wenda ariko umuntu yabyita murakoze cyane hari ijambo wenda abakuzi bakunda kuvuga ngo ubwoba bukuza icyo bari kuzaba cyo iryo jambo cyangwa se abatoya iyo urebye usanga koko akenshi bagira ubwoba bwo gukomeza icyo bagambiriye gukora ari naho usanga ibyo bavugaga byo kwiga uriga urabona amanota ukumva n'ibyo kandi ugeze no kubivuga ko ukukura isi birangira ari wowe yikoreye kurusha uko wabonaga ko ikwikoreye ahari kugira ngo umuntu mutoya ave muri ubwo bwoba bukuza icyo ari kuzaba cyo bigenda gute cyangwa ni gute abatoya babyitwaramo kugira ngo koko icyo kintu bifuza kuzaba cyo cyangwa bifuza gukora bagikore bifitiye n'icyizere ndetse cyane ko ubu twebwe dusigaye dufite abantu benshi twigiraho cyane ko mwebwe ntawe mwari mufite kugira ngo noneho dutandukanye ibihe byanyu n'ibyacu dushirike ubwo bwoba bwo gukomeza ubundi ikibazo ni uko ababyeyi bajya bagira benshi ahubwo cyane cyane nk'abizi baba bashaka ko abana babo baba nk'uko babaye ndetse bagashaka ko biga n'ibyo bize cyane cyangwa se ugasanga urugo rwose n'abaganga ashaka bose kuba abaganga kandi wenda umwe atabishaka wenda ibyo ashaka ari literature so bakamusunika biriya ndetse rimwe na rimwe bikamunanira kuko bamusunitse mu byo adashoboye cyangwa adashaka ariko ubundi mu mashuri amwe nk'uko nabivuze kare basigaye bafite abantu bankadira abana cyangwa se bashaka kubereka icyerekezo batewe n'ubushobozi babonamo ariko n'ubwanana bakamenya n'ibyifuzo byabo kuko ushobora kwifuza ibintu ariko udafite ubushobozi bwabyo sibyo ushaka kuba umuganga utakunda za siyansi utaziga urabyumva ko ntibyashoboka cyangwa kuba enjeniyeri cyangwa se kuba umuntu akademike gusa mu byigisho ibyo ari byo byose nk'imibare n'ibindi wenda udafite iyo mpano rimwe na rimwe ugasanga bikunaniza ibyo ngibyo ariko ubundi ukurikiwe n'umuntu ubizi neza kandi agashaka no kumenya ibitekerezo byawe ariko n'ibyo ushoboye ko bigomba kujyana ubundi bigenda neza bashobora kukuyobora abana b'ubu rero icyo bavuze nanjye ko kuba iyo
ahubwo mu mashuri hagomba kuhashyira abantu nk'abo ngabo hafi mu mashuri yose kugira ngo abana babone, babyita guidance and counseling, urabyumva sinzi mu kinyarwanda uko twabyita, ariko n'abantu bereka abana icyerekezo bitewe n'ubushobozi bwabo. Twagiye tubigira mu mashuri twabayemo, ugasanga bifasha abana gutoranya neza, yego, kurwanira nabo, ukabaha umwanya. Ababyeyi rero ngira ngo niba ku rukundo rwinshi cyane baba bafite nyine abana babo, baba bashaka bya bindi, ariko bya bindi bikomeye ugasanga n'umwana si byo ashoboye. yego, ikindi rero ni imyumvire muri rusange ya sosiyete, kuko iyo tuvuze ibyo kwiga, ubundi kwiga ni iki? sibyo? yego, kwiga ushatse wabyita no kwigana kuko kuri ibyo bandi bakoze, nubwo ushobora kuvumbura rimwe ukomeje ukavumbura inzira zindi. Ariko ahangaha igikomereye abantu cyane cyane nk'ababyeyi, yumva ko umwana natagenda ngo yige agere muri kaminuza ngo ntiyize cyane rwose, ndetse ntanatekereze n'icyo umwana agiye kwiga gusa. Kandi kuko mu Rwanda usanga hari icyo kibazo, umuntu wese azunguza diplome cyane, n'uwayidodesheje ngo bajya bazidodesha niko numva urabyumva, cyangwa se wakope abandi akaza yizunguza ngo afite diplome. Ariko ubundi ngira ngo kwiga ubu ni ugushaka ubumenyi runaka mu bintu, mu buryo byazagufasha mu buzima bwawe. yego, bituma ndetse n'abakoresha nabo bagomba guhindura imyumvire, ntibashake gusa ngo umuntu ufite diplome, ahubwo ushaka umuntu ufite ubumenyi. Ujye ku bumenyi mu kintu, yewe diplome ntabwo ya kabiri. Ubundi diplome ikivuze agomba kuba yerekana ko kubyishoboye, ariko nk'uko nabivuze, hari n'abakopera bakayibona, hari n'abadodesha bya bindi bakayibona. Ugasanga rero ushobora kuba ufite diplome udafite ubumenyi ihagarariye, yego, cyangwa yagomba kwerekana. Icyo gihe rero icyo umuntu yajyaho inama ni uko abakoresha bajya bashaka ubumenyi. Ubundi niba ubyibuka usaba akazi, uragenda baguha interview. yego, interview baguha buryo bishaka byinshi, hari ubumenyi bishaka, ariko hari no gushaka karagiteri, imico yawe, imimerere yawe n'uko uteye. Ikintu nk'iki kigutunguye wifata uti? yego, urabyumva? yego, ikintu kikurakaje wifata uti? Ibyo byose byagomba kuza mu bibazo bakubaza, bakareba reaction wagira kuri situation zitandukanye. Ibyo rero nanone ugomba kugira abantu babizi kugira ngo biboneke, ahubwo ujya kubazwa n'abantu ugasanga ibyo bakubajije mu by'ukuri ntacyo bifashe cyane. Ariko burya bashaka kumenya ibyo ushoboye koko, atari ukora gusa kuri diplome. yego, uko bazi ko ahandi mu Rwanda umuntu abatanga ibizame, kandi wenda nibyo kuko abantu baba mu mashuri atandukanye afite mbega ubushobozi cyangwa se ingero zitandukanye. yego, so ntiwapfa rero gutanga gusa akazi kuko umuntu afite diplome, wabanza ukareba icyo gituma baha ibizame. Ibizame simbitsindagira cyane bya bindi bandika, ariko nta kundi wabigira ifite abantu bava muri za universite zitandukanye, bose bavuga ko ari lisansiye cyangwa bafite za maîtrise n'ibindi. Nanone no gushaka ubumenyi bwa base, ariko ubundi byagomba kuba bishingiye ku byo umuntu agiye gukora. yego, Niba rero yerekanye ko afite ubumenyi muri ibyo agiye gukora, none ugasanga nanone imiterere n'imico ye bijyanye n'akazi yakora, ubwo nyine wamuha akazi. Ariko ntugire ngo biroroshye, ntabwo byoroshye kubireberaho, barebera ku rupapuro cyane, ahari niyo mpamvu bivuze nkatangara. Ni nk'uko nubwo tuvuga za diplome nazo, yego, ushatse nazo wazishyiraho ikindi kibazo, nubwo wenda abantu bataba bakopeye cyangwa se badodesheje. So umaze imyaka 16 wiga muri za kaminuza, niyo myaka bagomba kumara mu bihugu ku isi niko bimeze. Umaze imyaka 16 wiga, baguha ikizame cy'amasaha 2 n'igice cyangwa 3, uricaye wanditse ibyo wanditse muri ayo masaha 3, kuko ibyo byerekana ko ntacyo cyangwa uzi ibintu, kuko iyo watomboye ukagira amahirwe ibyo wiza ari byo basomye n'ibyo bazanye uratsinda. Ariko hari ibindi byinshi, nkuko nanone watsindwa ibyo ngibyo kandi ufite ibindi byinshi bitamenyekana. Ubundi rero aho abantu bashoboye, ufite abanyeshuri bakeya, bakora
ibyo bita continuous assessment, kwa gukurikirana kugenda wiga bakareba byose, none bakazaguha grade bakurikije uko wagiye wiga. Ntibyoroshye nanone kuko usanga ibihugu byinshi bidafite uburyo buhagije bwo gukora ibyo ngibyo, ariko baba bishobora bunini ko babikoze n'ibyo byakakerekanye icyo icyo nikishoboye gukora. Ariko ko bidashoboka nyine tugomba kugira uburyo bumwe twafata, nibwo bw'ibizame wumva, ariko ibyo bizame rwose nabwo bivuga kuri teka. Mane yanjye nibyo rwose bikigenderwaho n'ubu ngubu rwose usanga ari ibizame diplome hafi, ariko wenda biragenda biza hari cyane ko n'abazibura batarageze mu mashuri bakagenda bazuzumuza kandi bakabona n'imirimo. Ariko kibaza nanone kuntu uri buhe umuntu akazi adafite diplome ariko afite ubwo bushobozi, ubwo buhanga, wenda akantu ka diplome kakaba ariko kamurimita kurusha wa wundi uyifite. Nibyo ndakubwiraga kuko nakubwiye ko kwiga mu byo kwari kwigana. Yego, ushobora kureba abakora neza ugakorana nabo ugafata ibyo wakora pe utagize no mu ishuri ngo byige kandi ukabikora neza. Ufite ubwo bumenyi rero ugenda umukoresha ntabwo akazi. Ariko nanone iyo ugize utyo rero udafite nivugiye gukurikiza, abenshi babizana amanyanga nyine ugasanga harimo amaguye, nabyo ugasanga atari byiza. Nicyo gituma bapfa gufata nyine ibishobotse. Yego, ariko ubundi ubumenyi bwagomba kugenderwaho. Dore ndaguha nk'urugero, mu Rwanda kera abana bajyaga mu mashuri tekinike ubona batsinzwe kujya mu bavuga ngo ni iby'abana batsinzwe, kandi mu by'ukuri bya tekinike si abana batsinzwe ahubwo ni abahanga. Urumva ugiye ukagera muri amashuri tekinike dufite ubu ngubu ugasanga n'ibikoresho bashyizemo n'iki, usanga bari abantu bariga pe cyane, kandi mu by'ukuri nibo batabura akazi. Akenshi baba banabikunze. Abandi bariga, ndibuka ko kera tukiga batwigishaga amazina y'imigezi yo mu Buhinde, yo mu Bwongereza, muri Amerika, ubwo tukabyiga ibyo ngibyo warangiza ukabyandika ngo watsinze abantu bagiye. Gusa ibyo ntacyo bikumariye mu buzima. Ariko umwana wagiye akiga iby'amashanyarazi, akagenda akiga ibya mekanike, akagenda akiga ubuforomo cyangwa se ubuganga, ibintu bifatitse. Ariko ibyo ngibyo usanga na n'ubu tugitekereza ko amatekinike abana batsinze neza nabo bajya mu matekinike, kandi niho hari ukwigisha n'ubumenyi, n'abavumbura niho bava. Yego, usanga rero injango abantu bagomba ndetse no guhemba. Usanga iyo bavuye mu ishuri tekinike abagiye gukora akazi bataguhemba neza nk'ufite ngo lisansi, kandi mu by'ukuri uba ufite akamaro kuruta uwo nguwo. Ni uguhindura rero imitekerereze y'abantu tukamenya ko hariho hari ubumenyi. Yego, murakoze cyane. Tukiri kuri ibyo bintu by'uburyo umuntu areberaho imbaraga z'umuntu z'ubumenyi, tutaratangira gato ikiganiro hari akantu twavuzeho ko gutetesha abana kimwe mu bintu bishobora gutuma umwana aba ari imiti. Hari igihe utetesha umwana ukumva ko ari byo byiza, ariko ukaba hari ahantu wamubujije kugera kubera wamubwiye mama kora ibi nibyo ushoboye, yego biriya byihorere, akantu ko gutetesha. Kandi ejo n'ejo bundi ntago muzaba muri kumwe, azaba ari ahandi hantu atazi situation, atarigeze yitegura iyo situation cyangwa amenye amakuru yayo. Ako kantu ko gutetesha abana ababyeyi bajya bagira ko mwakavugaho iki nk'abantu bakuru mumaze kubona ibintu byinshi? Nibyo, icyo uvuze ni ikintu gikomeye cyane. Akenshi imbaraga nkeya mu kurera abana, sibyo? Ndetse noneho ngo hasigaye n'imvugo ivuga ngo uburenganzira bw'abana. Igihe uko mbifata nk'umuntu wagiye muri ibyo by'uburezi, uburenganzira bw'umwana ni ukurerwa. Tuzi ko ari ukumuha uburenganzira agakora icyo ashaka, akiga aho ashaka. Si ibyo ashaka, ni ukukora ibimukwiriye, ni nako kurera nyine. Ubwo rero nibwo burenganzira bw'umwana. Ibisigara agenda nyine uko agenda akura, nyine agenda agira ibyo umurekurira ashoboye gukora. Ariko ntatangira azi ngo ko yakora igitangaza cyago cyose. Ni igitangaza mu by'ukuri, ni Imana ikomeye, ni urukundo umuntu aba amukunda. Ariko ntabwo ibyo byo gutetesha abana, gutetesha mu buryo bubiri.
ari gutetesha bya bindi nyine byabajeheri nk'uko babita mu kinyarwanda. Ibyo rwose byo ni kwica umwana, si no kumurera. Yego. Ariko gutetesha twemera n'urukundo, kwerekana urukundo, ariko bitabuje umwana kwiga imirimo akiri mutoya. Yego. Usanga nk'umwana ugeze mu mwaka ufite imyaka 7, 8 ntabwo ujya kumumesera ibintu no kumuterefera, agomba kubyikorera. Ubu ngubu usanga nta mbaraga bafite mu maboko. Ibyo ni cyo kibazo gikomeye, agomba kubikora kuko nk'uko wari uvuze ntimuzahorana iteka ngo uyimukorere, ariko nubwo mwahorana iteka nawe uzagira imbaraga nke, ahubwo agomba kugufasha. Umwana rero reka nkubwire, ntabwo imirimo yica umwana. Umwana agomba kwiga gukora imirimo akiri mutoya. Umwana agomba gukora azi ko ibyo ababyeyi atari ibye, ari intizanyo. Urabyumva? Ibintu by'ababyeyi ntabwo ari ibye. Abenshi baba bazi ko nyine mu rugo bafite imodoka ni yacu, ntabwo ari yacu, inzu ni yacu, ni ya papa na mama, wenda modoka kugira amahirwe gusa ukabona ko hari ufite. Yego. Amahirwe ufite, urabyumva? Yes. Ndetse bituma utareba undi mwana ngo ube wamusuzugura kuko adafite amahirwe nk'amahirwe ntawe yakorera. Ubyumva? Nta amahirwe nyine. Aha rero rwose ni ikintu ababyeyi bamwe bagira imbaraga nkeya, kumva umwana wanjye umukozi yamucyaha, induru zikavuga ngo umwana agomba kumucyaha. Umwana agomba kuba umuntu mukuru wese. Izo ni indangagaciro za Kinyarwanda. Yego. Urabyumva? Umwana agakura azi. Tukiraho gatoya, hari ukuntu ababyeyi bavuga ngo ibi byose ndi gukora ni ibyo ndi kubakorera. Oya, ibyo reka nkubwire, wenda akakagira mu mutima wawe kuko ushaka ko babona ibyangombwa muri kwakorera, ugomba guha umwana ibimukwiriye. Ariko rero ntabwo agomba kubyumva ndetse unabivuga. Ibyo ni icyano waba ubyishe. Urabyumva? Urakura gusa urikorera, cyokora nawe muramufasha gukora umwana wo mu rugo kuko wafashe undi mwana wundi utari uwawe nawe ari mu rugo. Afite amahirwe yo kuba aho ngaho akabona imukwiriye. Umwana agomba gukora, niko kera mu Kinyarwanda bareraga. Yego. Ibyajeje ngo ni by'ikizungu byo usanga umwana akazaga nawe umukoraho, abita base ngo stupid, ngo daddy is stupid. Nagize ngo ni ukubera Icyongereza, ahari niko giteye. Imico mibi umwana agomba kubaha abamukuriye bose, akabubaha, agomba kumenya pozisiyo ye. Ariko nanone hari ikintu yigeze kuvuga cyitwa ubwoba. Ntakuriye muri bwa bwoba butuma atinya, ugomba kumutinyura. Kandi nta mpamvu y'umureze neza ntabwo bagira. Kubaha abantu n'ibindi ntabwo ari ubwoba. Wigeze kuvuga ibyo sinanaziko nanabishuje neza, kuvuga uti hari abantu badakora ibintu ko batinya. Ubwo bwoba agomba kubutinyurwa, ariko utinyurwa n'iki? Si nawe umuganira bakakwereka ibishoboka n'ibidashoboka. Ikindi rero tuba dufitemo ibibazo nuko ababyeyi benshi bibwira yuko bafite ibyangombwa, bafite za televiziyo, bafite za nuko umwana nawe bikunda kureba birakigira muri ibyo. Imikati yuzuye za firigo n'ibindi, so birashaka ngo ibyo ashaka kurya rwose nibyo ni droit z'umwana, agomba kurya buri muntu wese ibyo yarya. Ariko reka nkubwire, kwicaza umwana kuri televiziyo hariya ni ikibazo no kurera nabi. Nje mbona ababyeyi agafata umwana yari akamuriza telefone. Ntabwo telefone ari iz'abana, ndetse ko zinabica. Yango byaragaragaye muri ubushakashatsi bwakozwe. Niyo ngiye washyize nga madamu sibyo, ntuyishyure, ntuzajye kwishyura ngaho, yishyura kure yawe. Yego. So rero ugasanga cyabaye igihozo cy'umwana, bakamuhoresha ibi. Ntabwo ari byo. Umwana ntajya muri telefone akiri muto, aziranamwangiza. Hariho imirasire yazo abantu batazi yica, ugasanga ndetse benshi bazana bakazabura urubyaro kubera byo. Ubu ntabwo ari byo ngibi. Ariko nanone no kwicara kuri za televiziyo simvuga ngo wayimucaho rwose. Niba ayireba muri discipline wenda yajyangitse iminota 50 cyangwa isaha imwe gusa mu munsi, asigaye akajya mu bindi. Ariko rero warangiza ukavuga sese umwana azajya mu bindi bikera. Ubundi abashaka kurera abana neza babagurira ibitabo n'ibindi bikinisho bakora bo bikorera, aho kugira ngo kureba ibyo muri televiziyo. Rero ibyo ntawe tubikora Abanyarwanda. Ujya wibaza impamvu wenda abantu benshi badasoma, badakunda gusoma cyane. Basanga bari abana b'abazungu barasoma.
uzaho bituruka ugasanga turanabashyigikiye n'ibyo bintu byabo. natwe tukiri bato baduciraga imigani karyama baguca umugani ukanezerwa, noneho nawe ugatangira kwica nawe imigani rero myinshi buriya ni nka bya bitabo byo bita za Roma cyangwa novozi, urabyumva? Burya uzare ko ababyeyi bigisha abana kandi ni nk'ibisindisha byose cyangwa ibiyobyabwenge byose. Iyo umaze kwimenyera icyo umwana akayimenyera atayibonye yacika. Ntabwo ari byiza kumenyereza abana televiziyo, amatelefoni yose n'ayabo. Kugeza imyaka barishobora kuvuga ngo baravumbura ntacyo avumbura muri telefone, ahubwo biramwica n'ubuzima. Aho ngaho rero ni bya bindi byabaje umwana yarira icyo ashatse cyose bakakimuha, ariko umwana ntabwo ahabwa icyo ashatse cyose, umwana ahabwa ikimukwiriye. Urabyumva? Icyo ashatse cyose, ibyo ntabwo ari ukureba mu by'ukuri ni ukwangiza umwana. Ariko nyine ababifite usanga avuga ati umwana wanjye cyane mwebwe usanga muri mwana wanjye yarizwa n'iki umwana niba adashonje ntarware, urabyumva? Mwamuhindire ya myenda kuko nayo ndavuga batoya ahore ntashaka ari n'akazi cyose guhora, nibwo amenya ubwenge akamenya ko atari ukwiriza. ndibuka kera nigeze kugira ko byari ngombwa, ariko sindanigeze kujya nyine mu rugo rw'abantu bakize. Umwana utangiye kugenda atyo ufite nk'imyaka ngira ngo 3 akurura izi nsinga za televiziyo abyira atyo ndareba ikindi umwarimu jewe nari umwarimu jewe kandi kuri iyo televiziyo cyari ikintu cy'agaciro kinini. Uwo mugore rero twicanya azahamagara izina ry'umwana habe singaho ye numwana y'iki bintu gusigaho ati bitese muhane hagira cyangwa kubita gashye ku kibuno umwana ajya hasi arasira ati nigende mushyire mu store room mfugiye mu cyumba ati ararwaye atuye ari gende mushyire agenda basanga yacecetse ni byandi mwavugaga by'uburenganzira bw'abana. Nta burenganzira bwo kwangiza afite, nta burenganzira bwo gukora ibidakorwa afite, nta burenganzira byo kwigana ibitari byo afite. Uburenganzira afite no kurerwa neza mu muco wa Kinyarwanda, ahubwo twita n'ikizungu tutanakizi natwe. Tugakora ibyo tureba ariko ntitumenye ibyo ibindi tutabona bakora. Kumva umwana ariko ukajyana igihe cyo kuganira nawe ukamenya ibibazo bye, ukamenya ko ku ishuri bimeze, ukamenya ikimubabaza. Ibyo byose bose wabikora byose ni rwa rukundo navugaga, ariko no kumucyaha ahari ngombwa, urabyumva? Kumugira inama ahari ngombwa kugira ngo cyari umwana. Nanone usanga ababyeyi badafite umwanya wo kuganira n'abana babo ngo babere urugero mbega rwiza, ariko noneho no kumenya ko witwara. Urugero ahubwo tujya tuvuga tuti bari abana ngo nabaswa ngo ntibiga ntibayimbagiza, ariko ni ikintu bakunda no kumbaza abanyamakuru. Umwana niba aje agasanga wowe n'umugabo wawe byacitse mu rugo, murarwana gusa, muratongana, muravuza induru, akarara muri iyo ntambara, bugacya mu gitondo akajya mu ishuri, uribwira ko ari cyo ari bwumve? Byumva ibyo ni ibibazo bimwe bitera abana kutiga neza kubera uko ababyeyi babifasheho. Mu Kinyarwanda kera byari bikomeye, bambwiye gutanga ingero. Twakuze tutazi yuko umugabo n'umugore batongana. Nagize ngo ahubwo ni ibya kera, ni ibyo kuva kera. Hariho abitwaraga uko babonye bakanagawa, ariko ab'imfura niba bafite byabinagaho ngiye, ariko rero nta nubwo hariho kwisigana cyane nk'iby'ubu ngubu. Umugabo rero azaga ngo twese tukabumvikana tukagira dutyo nyine, umugore bakadutetesha nuko baryo, ariko wanakurikiye akavuga ngo arabwira papa ukatuhora yatangiye ukawiriho. Icyo gitsure rero ntabwo ari ikibi gitsure ku bana, ariko ikibi ni uko hagira igitsure gusa ntugire n'umwanya wo kubereka urukundo, ariko biravangwa kandi bigakora. Umwana yakora nabi babona bibaje se cyangwa nyina
bikamutinyisha kuko no ariko ntagiye gusa ngo azakora ibyo ashaka ngo ni uburenganzira. Yego. Mwakoze cyane. Wenda tuvuye kuri ako gace k'uburere n'uburezi ngo twagiye tubivugaho ndetse turi no kugana hafi y'umusozo. Nagira ngo mbabaze ikibazo, ese nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 byari ibintu bigoye, nahoze nkubwira ko njya mvuga nti Mana warakoze kubana nanjye simbashe kubibonesha amaso kuko ni ibintu bikomeye, ariko ngira ngo mwe mwabiciyemo mwarushaho gukomera, kuko iyo umuntu aciye mu bikomeye arushaho gukomera. Ese mwumvaga bimeze gute? Mwabonaga bimeze gute? Mwabonaga hari ahantu mufite imbaraga zo kuvaho mwari muri kugeza ahangaha? Mwabonaga ari ishusho imeze gute mu by'ukuri? Reka nkubwire, ndasubira kuyumvira gusa ko ari umuryango wanjye. Yego. Iyo mvuga umuryango ndavuga FPR cyangwa RPF. Mu by'ukuri RPF iza mu Rwanda yaje ibi byose nyine izi ko ariko igomba kumera. Urabyumva? Yego. Yaje izi ku gihugu cyangiritse. Yego. Abo twita bakadazi. Urabyumva? Baje ari abantu gusa bafite ishyaka ry'ikintu kimwe kugira ngo bagorore ibyagoramye. Yego. Aba ni abantu ubundi rimwe na rimwe ntabwo tuzi gushima. Bari abantu baje bakarwanira igihugu bagakoraho ibyo byari biriho bagatangira ibindi kandi bikaba bigeze aho tugeze. Twishimira Imana bwa mbere cyane, ariko nkubwire nabo gushimwa kuko hari n'ubwo mubibona nk'amwe b'abana bameze muri mutimye ko byari bimeze ya gushaka akazi bakakaguha ukabona amafaranga ukajya gukodesha inzu kugira aba bantu bakoraga badahembwa bakaguha akazi ahantu sinabyita ni inshingano mbega. Yego. Ukajya ahantu ufite inshingano zo kugenda ariko nta mushahara, ukagenda ibintu by'umushahara utabitekereza. Tuzi pamu yazaga iza gufasha abagize ibyago Yego. niyo yabaga ibibatunga bakabaha yafu yo muri pamu bya bishyimbo bya n'ibyo, ariko bagakora amanywa nijoro. Urabyumva? Adasigana ahubwo, ariko si n'ibyo gusa rero ashatse nanone afite izindi nshingano zo guhindura ababaye muri iyo sisitemu. Urabyumva? Kugira ngo abereke ubumuntu, wakora gufite icyo kintu cyo kwereka abantu ubumuntu kugira ngo urebe ko abakuriye muri ibyo byari kucamye nabo baba bazima. Urabyumva? Yego. Wibwira ko kwica abantu ari igitangaza, amenye ko ari ishyano kuko n'umuco wa Kinyarwanda wari umeze. Uba ufite izo nshingano zose, ariko no kugira ngo usubize ibintu mu buryo. Yego. Ko hari leta ya kera yitwaga y'abatabazi yatatwaye ibintu byose buriya za beneri zari mu buso nta faranga ryari mu Rwanda. So rero aho ngaho gukora iyo shyaka ntawe usiganya, ushimishwa gusa no kubona ibintu bigenda nivyo byagejeje u Rwanda aho rwageze. Yego. Ibyo nibyo gushima, tugashima ababikoze cyane cyane dushima n'Imana yabahaye uwo mutima wo gukora batyo. Ariko baje aricyo kuko no mu nyigisho nyine buriya hari inyigisho twajyaga tugira hanze kera zigishaga abantu ibyo ngibyo. Yabyumva? Ishyaka no kumenya igihugu no kugikunda no nkawe ntiwabyumva kuko buri icyo umuntu atabuze ntikigira agaciro. Cyangwa icyo umuntu afite. Urabyumva? Ariko nkatwe twari twarabuze igihugu, twumva agaciro ko kukigira. Ubu natwe nicyo tuba dushaka namwe ngo mujye mumenya ibyo mukore muzi yuko ko cyakinyuza mu myanya y'intoki kikabura cyaba kigukiza ahantu habi cyane. So rero aba ni abantu bari baraboze igihugu noneho barakibonye, ariko noneho ntibakibonye kimeze neza, bakibonye cyarashwanyaguritse bashaka kukirema. Urabyumva? Yego. Ntubura abantu bamwe yamvuga nyo sindengeza ko hari imyumvire y'abantu itandukana, ariko abenshi n'iryo shyaka bakoranaga n'urwo rukundo n'uwo mutima. Ibintu birakora. Uti byari bikomeye, byari bikomeye.
arikomeye ufite aho uba hari ibyo ngo bita kubohoza icyo gihe ugasanga inzira hariya y'umusaka uko bayivuyemo kayijyamo ariko baza kuvuga batereka uzi ko nyine inkotanyi zagiye zikagarura bariya bamwe bari barahungiye Kongo urabyumva barabagarura baraza bagomba kujya mu byabo barabivuyemo urabyumva nawe ukabyumva ntuvuye ngo wari ukurenganije ukumva ko nibyo ntabwo uri mu nzu yawe ugomba gushaka uko ubaho so rero ntabwo ubuzima bwari bworoshye ariko iryo shyaka na determination ubundi icyo abantu babura mu by'ukuri si ibintu ni ishyaka na determination no kwigomwa determination iza no kwigomwa iyo ntego ufite icyo ushaka kugeraho kandi mu by'ukuri Imana yadufashije kigerwaho urabona ko u Rwanda ruragendwa u Rwanda turakunzwe cyane u Rwanda nkamwe mwavutse ibintu bimeze neza mubona ko ari u Rwanda igihugu mwakwishimira urabyumva nubwo nzi ko hari abantu benshi ngo bajya bashaka za green cards bari green cards izo nagiye nazimenye ejo bundi sinanize bya green cards bimaze igihe kinini ngo yuko hari abajya kutombora ngo bazajye oya ntawe natombora ngo njye mu Rwanda wenda tukiri aho hari ikintu uvuze cy'agaciro ko kuba ufite igihugu mu by'ukuri tutagiye kure abana bari gukura ubu ngubu ntabwo icyo kintu nyine bacyumva bumva ko bari mu gihugu birahagije ariko agaciro ko kuba bafite igihugu ikintu cy'agaciro ko kuba umuntu afite igihugu ni ikintu mwadusobanurira gute kugira ngo turusheho kukimenya nicyo nakubwiraga iyo tuvuga ku gaciro ntugire ngo ni igihugu gusa ubu ngubu nk'abana banyu bakuze bavutse mufite imodoka urabyumva yego icyabatangaza ni uko mutayifite kwigira ni ibintu bisanzwe nta n'agaciro babiha igisanzwe ndatanga urugero nkurikije nkawe rero nk'ibyo nyine nanone mu mwavukiye mu gihugu musanga sibyo nanone ugomba kugira ibyo ukora kugira ngo ukomeze kubaho ni ishyaka ryawe ubutekereza yego ariko kutakibuze kugira ngo uzagere agaciro gutekereza hirya ni bake babigira kuko nanone abenshi bumva amateka nk'aya bakumva ko ari byo bifite koko bakabyumva yego bagatangira kubiha agaciro ariko ubundi iteka icyo ufite nta gaciro kigira icyo udafite nicyo kigira agaciro ni ku miterere ya muntu usa n'imeze ariko itekereje rero kuko nabyo biterwa no kudatekereza iyo utekereje ariko nyibuze byagenda bite aribyo bakunda kutubwira ngo twigire ku mateka ariko se nyibuze byamera bite yego wenda n'ikibazo mwari mukwiye kujya mwibaza batoya ariko ikikumye mfite yibuze byagenda bite yego ntubyumva naba ndi uwandi ariko nanone singira ngo gusa ugumaho ngo ujye mu bwoba ngo utazabura igihugu igihugu kirakurerwa igihugu kirarwanirwa buriya hari ibintu bya kera muba mutanazi mwebwe abatoya ndaguha urugero ikintu cyitwaga umutabazi ari gutabara bifite ibisobanuro bibiri ingabo zose zaratabaraga barabatabaza ariko hari ibyo gutabarira igihugu kugira ngo amaraso yawe azatume kigira intsinzi ukavuka uri umwana w'umwami ufite ibyangombwa byose nk'umwana w'umwami noneho bakaraguza bakavuga bati ariko Mudidi agomba kujya i Burundi agatabara nibwo twazatsinda Burundi niba aribwo mugiye kurwana ubwo nkagenda ngashaka ko banyica gusa nkagenda gusa yego mpfire banyicireye kandi umusore n'ikindi byose nkagenda niyenza ku bantu wagira unyica ubwo noneho bikavuga ko amaraso yanjye ariko usanga umuntu agenda yishimiye ibyo ngibyo urumva iyo nivo yo gukunda igihugu nshaka kuvuga ugiye gupfa kugira ngo abandi ndabyumva ibyo rero usanga bene ibyo byaragiye bigabanuka mu bantu hari ababigira bakeya ariko rero mu by'ukuri bifite bakeya ndabyumva ibyo rero ndashaka kwereka ko tuvuga ibi byo gukunda igihugu si ikintu gishya byariho kera kuko umwana w'umwami ari ujya gutabarira igihugu akajya gupfira hariya ntibafashe rubanda rugupfa ngo bijye ngo ni igitambo ya so uhamuha umutima ugakomeza ko ari ukugenda ugiye gupfa gusa ugakomeza ariko rero ntugire ngo no muri ntibiriho wenda bitaye muri ubwo buryo hari ubwo ujya uba muri
position ya responsabilité nyine ugafata ingamba n'icyemezo abandi wenda gishobora kwica ariko ukagikora kugira ngo uriho ko akora igihugu cyawe. Yego iyo bagiye babikora yabo nk'ubwo yabitangiraga u Rwanda ndavuga nyuma ya jenoside nk'uko bavugaga ni kubakoraga ibintu kubita ariko kikabyara ikindi ugasanga u Rwanda ruteye imbere. Bagomba gushimirwa bakoze ibikomeye ariko ubuzima bw'uko bwari bukomeye kuko kugira ngo ubyumve ko bwari bukomeye ni ukuvuga uti mbega muri jenoside byagenze bite cyangwa mbere yaho urabyumva. iyo umaze kumenya aho ngaho noneho ukareba aho tugeze nibwo utangira uti biriya bintu byari bikomeye ariko hari ababayemo babigenderamo ariko rero njye nkanavuga nti hari n'ukuboko kw'Imana kwadufasha kubyihanganira kuko ntabwo ari umuntu wese upfa kwihangana. turabashimiye cyane abantu bose babigizemo uruhare ni ukuri Imana ibahe umugisha. turi kugana ku musozo naherekana mvuga ko mufite inararibonye mvuga ko muri no mu kiruhuko cy'izabukuru haba hari impamvu nyinshi haba hari intambwe nyinshi mwagiye mutera. nifuza ko wagira ikintu ubwira u Rwanda rw'ejo. u Rwanda rw'ejo ndabizi ko biri muri bimwe mutekereza ndetse n'abandi na generasiyo yanyu biri mu bintu mutekereza mukibaza ukuntu u Rwanda rw'ejo ruzaba rumeze. ni iki mubifuzaho, ni iki mubifuriza iyo mubyibajije cyangwa iyo mubitekereje cyangwa se iyo mubiganiriye? wenda icyo navuga nanone nahera nko ku mateka buhoro sibyo. u Rwanda siko rwahoze rwahinduwe n'abayobozi bari barujemo n'abakoroni nabo baje bafite inyungu zabo ariko noneho n'abandi basamira hejuru ibintu ntibakomeza ngo barebe imico yabo. iyo urebye ibyo twita tiger countries bya bihugu bya Japani bya Malaysia bya Korea du Sud bya Singapore biriya bihugu n'Ubushinwa uravuga uti ko biriya bihugu bigeze hariya mu gutera imbere byabikuye kuki. igihe cyo nibwira nicyo nibwira ariko ndibwira ko wenda ari cyo nibo babaye kolonize nkatwe neza cyane rwose babaye kolonize bagiye baraba ariko bari abantu hari ikintu kimwe bagundiriye umuco wabo. Ubyumva uragira mu Buyapani ugasanga mu Buyapani ya mico ye yayindi byo ntibagoye muza gufata tekinoloji. gira muri Korea du Sud ukareba ubwo buntu ukuntu bukora nk'imashini ariko umuco wabo bawugumyeho. ukareba mu Bushinwa byatangiye muri 1949 byita revolution ya Mao Zedong yazanye cultural revolution gushaka nibyo iyo bavuga amatora n'ibindi naho baba bashaka kumugaruka neza ku muco. iyo rero maze gufata uwo muco bya bindi by'ubudasaba bavuga n'ibyo ufite umuco wawe udasa n'uwabandi noneho iyo ufashe ukawugundira guha ikintu cyitwa ishema pride mu ndimi z'abazungu sibyo. iryo shema n'ishyaka abantu bakorana niryo riteza igihugu imbere. now Yesu njya navuga ishyaka ryo kwizamura ngo bitangaza Yesu byo nemera. yewe icyo nemera ko ishyaka uburyo kuzamura igihugu nawe kikakuzamura. sinzi ko unyumvanga kuko yatuvuze kwizamura ngo nawe ukazazamura igihugu nibwo bamwe batangira kwiba niba ngo bizamure agatwara n'ibitari ibyo n'ibitamukwiriye. akaba nka babandi ngo bacajya ngo ni mugani ngo y'Uburundi ngo umugabo ngo nurya utwe ngo akarya n'utwabandi nk'ibyo. najyaga njya n'uwo mu Rwanda wa mugani nani sinzi aho yavuye Burundi mu Rwanda ntibavugiraga ngo mu Rwanda ntabwo bakuvuma umugabo none sinzi ko mwajya mumva ibyivugo uzakurikira ibyivugo wumve ntawe ukubwira ibyo yaratunze ntawe ukubwira iki mu byivugo avuga imimaro umuntu yagiriye abandi. Ubyumva nibyo imimaro abo wakije abo wafashije igihugu kwa nibyo bavuga mu kivugo cy'Abanyarwanda n'ubwo ari ubugabo ntabwo ari ibyo ryanya n'ibyo imimaro wagize niyi
yego dufashe rero iyo filosofi yacu ya kinyarwanda kwanguraga icyo nabwira Rwanda rwinshi tukamenya agaciro kwe umuntu ko atari ibyo arya n'ibyanywa n'iki agaciro n'ibyo umarira abandi wamariye icyo abandi mu buzima bwawe niba ukigihari ushobora no kutagitekereza ngo ukibone ntawe ubyibona abandi wenda babibona wabyumva ariko nibwo bugabo tukabimenya ko ari bwo butwari isuku kugenda ngo ufite ngo bya mirenge iki ibyo bya mirenge niba mbifite bimariye abandi iki niba ari wowe gusa ishobora yakuba mugani wa ariko ubundi ugomba kuberaho abandi yego iyo mbere nanjye nkakuberaho twese tubaho neza kandi cyane urabyumva so rero icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane cyo kuvuga ngo muri South Africa babyita ubuntu ariko nabwo ni ubuntu ubundi ubwo buntu ngo ni ukuvuga ngo wowe uriho nanjye ndiho urabyumva ariko si ngo yewe ndi wowe ushobora kujyana so tugomba kugira iryo shyaka uwo mutima wo kuvuga ngo umuco wacu uvuga iki kandi ko dufite umuco wacu ikibazo rero dufite cy'urubyiruko wambwiraga rimwe na rimwe tubona ibintu by'amahano byo kuri za televiziyo dukunda kwigana cyane ibitiganwa kugira ngo uzagumane umuco wawe si ngombwa ntacyo wakwigana ibyiza wabyigana ariko si bidafite agaciro mwe nk'urugero ariko ntimuzantera amabuye umuntu akagenda n'ibisatsi bishwavagurike ngo ubwo yarimbye n'imyenda icitse ukabyigana ngo ni style ngo nibyo bigezweho hariho n'abajeje ngo nawe mbonye umwana ni kuwambaye ibicitse ngo yango bingibi ngo byenze cyane nibyo bigezweho urabyumva nibyo ubyigana wiki uzajya aho ngaho ngubwira ntibashimisha kubona abana bo bitwara baryo ariko twebwe dupfa kubona ikintu kuri televiziyo ngo nikigezweho ngo ni abasitari niko byitangira ngo se umuntu afite agaciro umukobwa agenda yambaye ubusariya ngo sibyo ibyo byose ni ibintu byo kwigana ibintu imico y'abandi y'abasazi ndetse kandi bariya bigana ngo b'abazungu bakugwira buriya nabo harimo ibice iyo ugiye muri bourgeoisie ibyo bita bourgeoisie yabo classe yo hejuru usanga bafite umuco bafite za values zabo ko abandi bitwa ordinary people nibo bakora ibyo ngibyo bya gisazo wabuze icyatuma abandi bamureba ngo bamushime agakora ibidakorwa ngo bamushime yego hawa wundi bafata icyuma ngo agiye kwica papa agatera papa icyuma atera papa uramutera icyuma ayo ngo yango agiye mu nyamakuru amenyekane ibikima ni ngira ngo nabyo bigezweho ahari ibyo ko bamara rero mu by'amafuti uramubara kimwe amafuti wakomamaye mu byiza yego ubu ni umuco wa kinyarwanda nibwo bwari ubutwari so kubera abandi nicyo gituma tuvuga intwari mwabo ntibabereye abandi yego sibyo ariko abariye n'abageze bati abana by'akazi kabo bararya bagapfa reka rero nkubwire ikindi gikomeye mujya munamenya mwebwe urubyiruko iyo umuntu agwaniye ikintu cy'ukuri wakoze yego ntabwo bikubabaza nta n'ubu nicyo cyatuma nkubwira umuntu wakurenganye ntubyibagirwe yego ariko yagwaniye icyo agomba guhanirwa ahubwo ibitekerezo bavuga uti nagize amahirwe nk'ubwo kereka wenda mwumvuye ikintu kimwe nibutse ndakibutse rwose cyo mwaka wa kabiri wa primaire cyangwa wa mbere kera cyane kabiri wa primaire twanga kwiga cyane kugira ngo ujye kwiga cyari ikibazo cyangwa kujya ku kara tukikinana n'abandi bana twakumva ingoma ivuze tugataha cyo kwa najya mu rugo rimwe nkabarega abandi bakadukubita noneho rimwe rero turi mwaka wa kenda byibuka twajyaga dusomera mu dutabo twita refu dusoma mu cya kinyarwanda abana bararira dusomera hamwe nka class je rero sinjyane n'abandi byumva sigara inyuma pe narangaraga cyane none mwarimu araza ati tugezeyo angubita inkoni mu bitugu aho ngaho kuva ubwo nawe ngiye kunsiga gusoma kandi ubikoraga ubishaka rwose kuva ubwo nawe sinabishakaga bavuga byitayeho ariko kubera iyo nkoni yanyishiye gusoma nkajyana n'abandi ngira ngo ko urakumva ariko urabyumva igituma ntabwo ari akarengane nagize gusa nuko nibuka ko aricyo cyanjejuye bigatuma by'ukuri natangiye gukunda kwiga ngeze mu mwaka wa 4 primaire natangiye kubyumva no nkumva
n'ishema ni iki abana bafite ibibatera ishema ntimubigira ubu ngubu ariko twebwe basomaga n'amanota n'iki byose so ugasanga rero nibwo nibuka ko natangiye kubikunda cyane no ariko kera imbere byari abana b'abashumba twabanyuzeho yego twageraga n'amaguru twebwe ntugira ngo turi njya byumva n'amaguru gusa n'ibirenge ahubwo dusitara mugakomeza kwabara mu gito kudubura cyari ikibazo gikomeye mana yanjye nanjye narabitinyaga kudubura byaje kuvaho gute nibyo bivanyeho ariko sinabivanyeho byose ariko gira icyo nashakaga yego nyarwanda ntabwo turumvira edukasiyo icyo kibazo nuko utayumvaje ngo byikugiremo rero kandi edukasiyo ntabwo tuyumviye ariyo cya mbere cy'abana bose ntibashobora kugira ubushobozi bungana ubyumva yego ndavuga ubushobozi twahuye n'Imana bamwe bumva vuba abandi bigatinda ntabwo rero kugira ngo bishyire abana bangahe 30 mu class ngo ugiye ngo bazakora kimwe byo baba bibeshye agomba kuba uwa mbere n'uwa nyuma mu cyigisho icyo ari cyo cyose ariko ibyo ntibituma usubiza umwana ko hari ababasibiza akavuga ati nagume mu mpaka bamenye ubwenge ubwenge bakora mu ishuri ko mu ishuri bakora ubumenyi ahubwo ntabwo birasobanuka neza mu babyeyi ubwenge ntabwo bakora mu ishuri bakora ubumenyi uzi impamvu kuba benshi ntibabyumva ushobora guhura n'umuntu ufite doktora abanyarwanda ngo ni umunyabwenge yego usanga aryamye mu myanda ye hariya yigaraguramo yasinze uwari umunyabwenge oya ushobora gusanga umuturage hariya utaragize mu ishuri yingira urutoki ntazi n'iki urugo rwe rumeze neza abana bakabohereza mu ishuri ibintu biri muri ordre wese nta bwenge afite arabufite bwinshi ntabwo rero ubwenge n'ubumenyi ari kimwe cyo kurigiza amahirwe ukaba ufite ubwenge ukajyana n'ubumenyi byo ubwo ni amata by'amavuta ariko rero abanyarwanda ngo twebwe abanyabwenge ngeze kujya ahantu hari ba lisansiye ngo twebwe abanyabwenge ndaseka ntabwo kwa lisansiye kugira umunyabwenge ubumenyi bwo urabufite wenda niba warize neza ariko ntabwo wakwita umunyabwenge kandi umunyabwenge burya abandi nibo babibona okay ngira ngo ubwo bwenge umuntu arabuvukana hari ubwenge bwa karemano bwakavukire abo rero babaho ariko icyo nashaka kuvuga hariya rero iyo wimuye abana mu mashuri kenshi ntabwo gukoraniza k'umwana biterwa n'uko adafite n'ubwo bwenge bavugaga ahubwo biterwa na za kondisiyo nyinshi yego imwe muri kondisiyo zibitera na mwarimu ashobora kuba ari we hariho umwarimu utiyumvamo rwose wamubona uretse ko n'abarimu benshi mu Rwanda babaga batarabyize yego usanga yarizageze muri segonderi biramunanira nawe ikajya muri primaire kwigisha so umuntu wananiwe ibintu n'ujya kwigisha ugasanga baduhanye ugasanga ari abo bakoreye amatafari nko ku ntugu ibyo nabyo ni ibindi byo mu gihano ariko noneho umwarimu nk'uwo utigishije neza abana ikosa iteka rijya ku bana abana iteka twabagize victime yabyumva naho ikindi gishobora kubitera rero nanone umwana mushobora kuba atari na mubi ari mwiza ariko ufite abana 100 imbere yawe ntushobora kubigisha bose ngo bakurikire burya binyuma niba babona kumva ubwo rero si ikosa nanone ry'umwana sinaryo mu ry'umwarimu ushobora kwigisha udafite ibyo imfashanyigisho byigishije babyumva ntabwo uzigisha neza nubwo waba uri umwarimu mwiza icyo gihe ni sosiyete binariwe kubitanga nibyo by'imibare myinshi ni sosiyete iba yatsinzwe ntabwo ari umwarimu ushobora kuba umwana wavuye muri y'amakimbirane yo mu rugo yego babyumva akaza ndetse atanariye umwana arashonje gusa arayura abandi biga ubwo rero si ikosa ry'umwana si ubwenge yabuze ese haryo y'umudubuje uwo nguwo icyo kibazo wagikemuye nawe se bizazatsinda oya ibyo bibazo byose si ikosa rye yego kandi si we ubikontorora n'uriya mudubuje hazakurikira iki ngira ngo niyo bamusanga n'ubundi akenshi wadubu yarongeraga akora nabi ahubwo noneho akajya hanze bambaye ngo tujye tubona barahunze yarabihaza ibyo kwiga ariko ushobora kuba wiga mu ishuri nk'uko navuze
ndabyumva iyo mvuga ishuri simvuga abandi ijana ibyo byo ni system bose bayapfuye ibyo twarwanyaga niyo bubaka ibyumba nicyo bashaka kurwanya yego ariko ubundi iyo tuvuga ngo iyo twimuye abana impamvu yari mwarimu ashobora guha n'undi mwarimu wo gusanga ahubwo yarese yamunaniraga arayirusha abandi ndabyumva kuko yayinuye environment ariko ibyo ari byo byose iklasi ya Yesu bazaguha uzagira uwa mbere uzagira n'uwa nyuma yego ndabyumva nubwo bavuga ngo bose batsinze ariko nawe bafite uwa mbere n'uwa nyuma bimure abana babisa abandi iyo batabishe abandi nuko dufite icupa ariko niki cyatubera urugero rwiza iki kimaze gitya kingana gitya ahangaha ari hatoye ugasukamwe amazi yuzuye ahangaha urabyumva biruzura agaseseka niyo rero bamayibonaga mu muhanda kandi twagombaga kuzana ibyo twita education for all turagiye gusoma no kwandika aruta umuturage utamufite mu cyaro niba mubwira ibyo uhinze bakabyandika bati ibi ni bazabikurikiza uko yabimenye ariko ntabwo abantu bose baziga ngo bagere muri kaminuza ariko icyo nzi nuko umwana ashobora kwimuka adafite amanota yigitangaza muvuga kandi nayo manota umuntu yavuga avuga gatoya ariko nyuma yagera hejuru ugasanga ahubwo ararusha abandi bamushaga ikindi cya kabiri rero ayo manota nayaye ngiye gusira ishuri rimwe rya segonderi za miyove niba ari miyove za Rubavu ndagenda njya mu ishuri noneho nsanga ngo barakora ngo interrogation no test kuri kimwe cya kane cya page umwarimu yafashe page cyangwa ice kuko ikintu cyanditswe aho ngaho kiguha amanota ukavuga ngo watsinze cyangwa watsinzwe urubyo kuriya barutana mu ishuri no kuvuga ngo uko byagenda kose uko mwimutse buri wese aricyo yimukana niyo mpamvu wenda ukusibiza kutagomba kubaho kubwiye ibihugu nabayemo niko bigenda ntawe usibira abana bose baribuka bakabisa undi mwaka kandi ikindi cya kabiri ibyo byo gusesekara kugira abana benshi niyo ufite abadubuye wenda tugiye mu mibare gatoya ufite abana 50 mu class ni benshi deja noneho ntushoboye kubigisha neza kubera imibare yabo wenda uri umwarimu na mwiza sibyo noneho wimuye 30 20 baradubuye w'inyuma yawe akoresheje 40 makumyabiri cyangwa 40 abaye 60 50 barakoranye kubigisha neza 30 muzigisha neza ni ko usanga data accumulation iteka bigenda kubijyanye nuko se wenda babandi batsinzwe babajyana muri class imwe babimuye yego ariko babajyanye muri class imwe bandi b'imbere babajyanye mu yindi reka nkubwire nta kintu kibi nko kwereka umwana kudafite confiance muri urabyo uri umuswa ibyo ni ikosa nta mwana ni tumuswa ngo class y'abasanga bari muri A ariko niba adashoye n'imibare wenda zigutera umupira za badrogobo cyangwa za eto yego niba mbeze nzase kurutara mwebwe mwarangiza lisansi ndakwereka yuko ubuzima si kwigisha si ibyo ngibyo so kugira ngo bose bagiye kaminuza niba azi kubaka agaseke neza bimwigisha bari byo akora azagiye kurusha abantu niba ari muziki niba ari umunyamakuru nk'uyu nguyu reka byo yiga agenda abikora ariko avuga ngo ni umuswa si umuswa wenda ntashoboye imibare mu kinyarwanda kera iyo utabaguzi imibare n'igifaransa ntabwo wageraga ntabwo washobora gukomeza amashuri urabyumva ushobora kuba uzi gushushanya neza yego ushaka kuririmba gutera agapira ibyo byose byakudebera ku umuntu agomba kubikwigisha ukagerageza ku rwego rwo hejuru nicyo education ari cyo yego so kugira ngo abantu bose bamenye gufata mu mutwe biga agaseke amaguru y'isazi iyo ni za biology nabyo sibyo nabyo nibyo bafite icyo bifuza ariko rero abantu bose sibyo bajyamo n'ibindi bigomba gukorwa aho rero nicyo tudasha ariko rero bigaterwa n'iki system ntabwo bishoboye ntabwo dufite mwaye zatuma tugira ubundi aho nigishije ntabwo tweze kurenza abantu 35 mu class aho nzi nigishije neza go umubare so rero nabakurikiranaga individuel n'ibyo nigishaga tuvuye y'imibare nyuma yo kubigisha nabagagize sisi bagakora nkajya kubikosora nkarambikosoye ngazabigarura yabyumva ngakurikiye igukosora rero nabyo nabari muri kintu babyumva n'abanyeshuri namwe ni mu byumva so kugira ngo amanota gusa ngo we watsinze cyangwa watsinzwe ugizere yabaye wa mbere cyangwa wa nyuma
ese ibyo nigishije abana babyumvise igihe ndyamye cyagiye natashye maze gukosora navuga nti ariko kuki bari batabyumvise yego bishobora kuba ari jyewe tabitanze neza mu gihe agatakiriza ukuntu wabyoroshye kugira ngo abantu babyumve so buriya mu gutanga za examen za test buriya ni self evaluation ni ukwireba wowe bwa mbere utarareba ese wigishije neza abana barabyumva niba batigishije wakora iki kugira ngo noneho babyumve ubundi mwarimu mwiza gusubira muri reso bifise ikibazo cyashaka no kugira ngo abana bumve ibyo yigishije yego afite n'impamvu bagomba kubyumva aho rero usanga twagiye mekanike umwana yatwibuka yabikora ngo yatsinze cyane ariko se nta bana mwiganye wowe wabonaga ari abahanga kandi ugasanga badashoboye guprogresinga cyane batazi gukora ibizami abizi icyo tuvuga rero kwigisha banza urebe icyo umwana ashoboye niba mubishoboye nka sosiyete mudevelope mu cyo ashoboye muzatera imbere yego iyo ni education urabyumva yego ariko twebwe ni umujyi umwe gusa ahangana ntabwo hanyurwa nyamara ibyo byose tuba tubikeneye mu bugingo nakubwiye urugero rw'umupira w'amaguru Ronaldo si umukire ku isi cyane na Messi ari umurusha cyane ugeze ngo urebye rekode yawe wasanga yenda barangije na kaminuza wasanga ari bafite abanyarwanda bafite ntuza nk'izo babadevelope cyangwa nabo bakazaba nkabo ndabyumva cyo gushushanya yego ati ni ikintu kigira amafaranga cyane ndabyumva ari byinshi ibyo rero nibyo tugomba kwitaho kudubuza abana byo kuri jewe nta ni ukuvuga ngo dukwiye kureba icyo bashoboye kandi buri wese arashoboye sawa ngaho gusa kugira effort cyane kugira ngo tugabanye imibare y'abana mu class ikindi cya kabiri twakora niba dushaka karite urabyumva yego ikindi ni ukugira ngo twigishe abarimu kwigisha ubu ngubu barabizanye no mu university basigaye bakora education utarabaricara nabyishimiye nabyo yesu gupfa kugira ubumenyi no kubutanga biratandukanye yego ushobora kugira ubumenyi bwinshi ariko ntushoboye kubutanga birego kuderivaringa nabyo ni ngombwa ibyo ni ibintu tugomba so rero muri education kugira ngo tubyumve nk'abanyarwanda ubundi ntabwo byoroshye kuko tugira muri bya nibyo ababirigi murabyumva icyo bakoraga kera ni nacyo nyine twarwanaga nacyo ababirigi bashakaga abagizeri bande b'imiriro abandi ko bazabafasha kuya ku exploit abaturage abandi mugiye guhinga no mu Rwanda muri kwavugaga ngo umurimo ne guhinga ibindi byose nawe sinzi byava ngo namahirwe kuvuga ngo mugiye guhinga twe rero icyo twashakaga no kugira ngo umunyarwanda wese agire access kuri education yego urabyumva ariko si kumwese muzarangiza kaminuza hari badafite ubwo bushobozi bwa kaminuza urabyumva bazagarukira hariho n'imirimo itagombe bya kaminuza urabyumva ariko nibura bigomba umuntu uzi kwandika no gusoma no kumva bike no kujya muri banki agasaba credit urabyumva ibyo ngibyo rero byose niko wigisha abantu bose udasize n'umwe n'abafite ubumuguzi ko twabigishaga bose nta munyarwanda agomba gusigara inyuma iyo niyo yari politiki ya RPF kugira ngo abanyarwanda bose bige kandi urabona ko byabyaye umusaruro cyane nta n'umwe usanga atajijutseho gatoya wenda nubwo atarangije za kaminuza abazi gusoma no kwandika ariko nanone za kaminuza ikindi nyine twarwanije ndabyibuka tukiza nacyo gikomeye kitari cyoroshye burya amashuri menshi mu Rwanda yari ay'amadini Abanyagatolika n'abaporoso n'abasilamu noneho leta ikazamo ibyo bita libre subsidiaire turaza rero dusanga none hariho abagurirwa n'ibyago umwana w'umukobwa agatwara inda bakamwirukana akazajya gukora mu ibara gusa umwana we nawe akazajya ku muhanda ntabwo ari byo batwaye inda fine actually bwiza twatanze nyine nibatwaye inda uramwirukana ibyo byo yamwe ko genda agiye iwabo yarame abyare amara amezi 6 nyuma ajye mu ishuri ntazasubira muri ya shuri arimo tuzamushakira indi shuri ariko agende yige yumva kandi abenshi barize barakomeye cyane yes kugira ngo umwana kuko ngo yatwaye inda kuvuga ngo uramwirukanye ngo ubuzima bwe burashize ntabwo ari byo yumva nabikuye mu gihugu cyitwa Botswana bo kugira ngo uzabone umukobwa urangiza secondaire atarabyara n'isi benshi
ariko baragenda barabyaraga bakabikana batyo bakagaruka nibo bagakomeza kuri imirimo ikomeye mu gihugu n'iki byose so ibyo rero bigatuma ikindi rero nyine cyakozwe nacyo cyari gikomeye muri education no kuzana ibyari amene kandida libre siko abantu benshi bari baracikirije babirukana nka byari no kuvugaga twebwe tuti mugire private whatever muzozi mukuri bizame watsinda muri diploma bajya muri za university benshi niko bakigiyemo urabyumva uretse ko abyabyitereye cyane no na kandida libre n'abagabo bazagamo ariko ibyo gutangira za evening classes byane mugoroba abagore barabyitabiriye cyane kandi uko abenshi bareze bararangiza ibyo byose bifite akamaro uba nibyo ajye mushimara pio murakoze cyane Imana ishimwe yarabashoboje kandi hari abantu benshi byagiriye umumaro izo system uko zagiye zihindurwa kose kugira ngo umuntu byibuze abe yava mu ishuri hari ikintu avanyeyo agira icyo yimarira kuri we ndetse no kuri bagenzi be rero ndabashimiye cyane mwakoze kubana natwe ikiganiro ndabizi ko ari abo kiri bufashe ku nama zanyu ku bitekerezo ababyeyi birabafasha abatoye birabafasha abarezi mbese ingeri zose ziri bufashwe na bimwe mu byo twaganiriye murakoze rero abakunzi ba Delight TV nge na Rumuhoza Gisele ikiganiro ni IBUTO Story nakagaruka Imana ibarinde mwibuka gukora subscribe like share comment kugira ngo tujye duhorana mu biganiro byacu bya buri munsi Imana ibarinde